ubundi ibikorwa bya nyirizina nibyo bigutera gukena sibyo gutere ariko wabigizemo uruhare gutere icyo nicyo ngiye ntari gusobanukirwa gute wewe ushobora kumva ko uzicara bya bintu wifuza mu bwonko bikaza cyangwa se ukumva ko ikintu urimo ugasanga ngo nicyo utezeho amaramuko cyonyine kimwe sibyo noneho ukumva ko runaka ashobora kuzakora weho ugasarura wicaye sibyo ariko nushyira umutima hamwe ukumva ko uyu munsi ni young debate nk'uko bisanzwe cyangwa se ubusesenguzi ku bakiri bato urubyiruko niyo hazamo n'abasaza ariko twakwisegura tukaba twatandukiraho gake cyane ko n'ubundi muri ubwo busesenguzi bw'abakiri bato cyangwa se izo debate z'abakiri bato akenshi zisaba kuba hari abantu bakuru bafite inararibonye bashobora kuba hari ikintu bakungura abana bakiri batoya mu bumenyi bwabo bafite bakagira icyo babungura. Debate yacu y'uyu munsi iragira iti ese ubukene ku muntu cyangwa se ubukene mu bantu babugiramo uruhare cyangwa se ubukene bw'umuntu bumuturukaho. Ikiganiro cyacu nk'uko mu bisanzwe cyitwa Young Debate muragitegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Eugene Kubwimana hamwe na mugenzi wanjye Ubucyene twagera mu nga dutangira turatangira Ezekiel nguha ikaze amakuru y'iminsi bimeze bite twari turaho akazi kagenda neza ubuzima busanzwe turi amahoro tugeze mu gihe cy'izuba aho abantu rimwe na rimwe akenshi bakunze kuba bicaye cyane nk'abahinga igihe cyo mu izuba ntabwo imirimo yabo biri kugenda neza. Tuhita tufata topic yacu wowe urabyumva ute ubukene bw'umuntu bushobora kumuturukaho cyangwa se ntibushobora kumuturukaho wowe urabyumva ute? njyewe ko mbyumva rero buriya ubukene bw'umuntu akenshi bumuturukaho bitewe n'uko akenshi ntago aba yashyizemo ingufu mu byo akora nuko mba mbyumva. Ukavuga uti ntabwo aba yashyize ingufu mu byo akora ariko se urahamya neza ko aba ariko wasobanura neza gushyira ingufu mu byo ukora bishatse kuvuga iki? urabona yenda twebwe nk'urubyiruko dukora akazi gatandukanye sibyo hari agakora bize abatarize ariko wenda dufate nk'urugero ku bantu bize yenda bakaba badafite akazi ntago uzambwira ngo urarangije ngo uraje ngo wicare mu rugo ngo utegereje akazi sibyo reba ikintu urisangamo ugikore kandi ugikore ugishyizeho umutima utavuga ngo ibi ngibi nimba mbigiyemo nimba bipfuye ejo ndabivamo. Ibyo bintu iyo ubigiyemo ukabikomeza bigira uruhare mu iterambere ryawe wenda si ryarindi wifuza riza ryirukanka. Turazi ko urubyiruko tuba dushaka ngo ibyo turahita tubona bakabona ko amafaranga uri muto kugifite imyaka 20 rero inzu ufite imyaka 25 icyo gihe rero iyo ugiye mu kujagarara ukora kimwe cyangwa uvuga ati kira nta bukire nkitezeho cyangwa se nta maronko ni hahandi uzashiduka wabaye akajagari usange ubukene uzagira uzabigiramo uruhare.
bo mbese ubundi mbere y'uko twenda tugenda ngo tugere kure cyane, gerageza kudefinisa ubukire, udefinise n'ubukene kugira ngo tuze kumenya ubundi ubwo bukene turi kuvuga umuntu yakwitera ni wundi ni koko umuturukaho cyangwa se niba umuturukaho gute. Ubundi iyo bavuze umuntu n'umukene icyambere ubundi ubyumva undi bavuze ngo umuntu ni umukene, akenshi wumva ko ari wa muntu byibura udashobora kubona ibyajya ku munsi byibura ngo arye byibura kabiri, sibyo? uwo niwo mukene twumva, niwo mukene njye numva ko yakiswe umukene, sibyo? ariko umukire nyine birumvikana n'umuntu wiha buri kimwe icyo akeneye cyose akakibona, icyo akeneye cyose akakibona. ariko burya nanone hakabamo indi tarasi yo hagati y'abantu baba baciriritse biha buri kimwe ariko batari ibya mirenge. Nabo akenshi bakunda kwitwa abakungu, b'abantu baba bafite ibintu, bafite ibyo barya, yemwe n'amafaranga bayafite, bakenera kwambara neza bakambara neza, bafite aho batuye hatunganye hameze neza. Yego, numva ari ubwo buryo abantu turi muri karase eshatu. ubwo ugahuza ute gukena ndetse no kuba umuntu ashobora kuba ubukene bw'umuntu, gerageza tugaragarize ukuntu umuntu ashobora guhuza, kuvuga ngo ubukene bw'umuntu arabwitera, bihuze neza tubashe kubibyumva. Wenda n'abadukurikiye kuri cano muri komenti bazagenda batubwira nabo uko babyumva, ariko gerageza uduhurize. Aka kanya hari abantu bafite imyumvire ivuga ko ubukene wenda umuntu atabwitera, nanjye ndimo, kuko nanjye hari impamvu nshobora kuguhereza zirenze imwe, ariko twereke neza ukuntu umuntu ashobora kubwitera. Kuko uravuze ngo ubukene umuntu abwitera mu gihe wenda atagerageje gukora ibintu bishobora kumuha inyungu, ariko hariho n'abakora ariko bikanga. Uwo ukora bikanga we ajya mu iyihe kategori? uwo rero ukora bikanga ntago aba ari uko tuvuge, ntago aba ari uko kuvuga ngo ni umukene, sibyo? ntago rega twese tuzashora imari ngo twese twunguke, ariko ntago azabona byanze nanone kavuga ati ndabiretse, gati ngiye kwiyicarira n'ubundi ntacyo bimariye. azagumya agerageze mu bushobozi afite, sibyo? ariko niyikuramo icyizere ati ibi ngibi ndi gukora ntacyo bimariye, hahandi azagenda usange ni wa muntu uri gusaba. none se byibura nimba wenda ibyo yakoraga byanze, nanjye kwaka akazi umuntu mugenzi we, nimba ari uwahingira, nimba ari uwabumbira amatafari abikore. ibyo bizamubeshaho gutuma ataba wa muntu bita ngo byaramunaniye ni umukene. nimba mbyumva neza nawe ndumva ushobora kuba uri kumva aho bihurira kuba umuntu atitera ubukene. kuko nimba uvuze ngo nimba byanze gerageza, ariko hari igihe urinze upfa ukigerageza. ngewe ni impamvu mvuga ngo ubukene ntabwo umuntu abwitera, ni uko hari abantu benshi bagerageza gukora kandi bigaragarira amaso, ariko ukabona ibintu byaranze. ngewe biriya bintu iyo mbibonye mbona ko hariho no kuba umuntu ashobora kuba yaravukiye, hari kuba wenda iterambere rye rizamuvuna rimwe na rimwe, yagira amahirwe akavunika akabigeraho, akenshi bikanga. ariko njye ntabwo nemeranya n'abantu bavuga ko gukena k'umuntu abyitera, kuko biragoye kuba umuntu yahitamo kuba yahura n'ikintu kibi nk'ikiro. Ubukene buriya ni ikintu kibi gikomeye,
burya ni n'indwara ikomeye cyane kuba ushobora kwifuza ikintu ntukibone. ubundi ibikorwa bya nyirizina nibyo bigutera gukena, sibyo? Gute rero? ariko wabigizemo uruhare Gute rero? Icyo nicyo ngiye ntari gusobanukirwa. Gute? wewe ushobora kumva ko uzicara bya bintu wifuza mu bwonko bikaza, cyangwa se ukumva ko ikintu urimo ugasanga ngo nicyo utezeho amaramuko cyonyine kimwe, sibyo? noneho ukumva ko runaka ashobora kuzakora weho ugasarura wicaye, sibyo? ariko nushyira umutima hamwe ukumva ko ibintu byose nta kibazo ufite, ntabwo ubukene buzagusatira. nubwo wowe uri kuvuga ngo ubukene umuntu ntabwo ariwe ubwitera, ahubwo wadusobanurira buryo ki umuntu atitera ubukene? Yego. Icya mbere rero buriya gishobora gutuma mpamya nashidikanya ko umuntu ashobora kutitera ubukene, gusa 100% ntabwo nemeza ko 100% umuntu atabwitera. Birashoboka ko hari impamvu nkeya zishobora kuguturukaho zikagutera bwa bukene bwawe bukaba bwakubaho mu gihe utari usanzwe uri umukene, cyangwa se no mu gihe wenda wari uri umukene ariko ugakomeza kuba umukene. Ariko ikintu cya mbere genderaho nemeza ko rimwe na rimwe hafi nka 80% umuntu ubukene butamuturukaho. Icya mbere, hari ukuntu ugerageza gukora bikanga pe, ukabona udufaranga ukagenda ukaba washaka nawe ahantu ku muhanda ugakodesha inzu ugashyiramo utuntu ugacuruza, yemwe abakiriya rimwe na rimwe bakaza bakaboneka, ariko ugasanga ibyo ubona bifite ahandi hantu bishobora kuba bijya nawe ubwawe utabasha gusobanukirwa. Ese usanga urugero wabasha kugira ikintu ubona ugahita uhura n'ikibazo runaka ugahita urwaza, wari ufite amafaranga wari ufite ntabwo yari menshi, gusa wenda byashobokaga ko yabasha kuba hari ahantu yakuvana akakujyana ahandi, ariko urwaje umuntu ukwezi kumwe, amezi 2, bibayeho ko n'aka kazi kawe wakoraga udasubiye kongera ugakora bitewe n'uko cya gishoro wari ufite uragifashe ugishoye muri bya bintu byenda kuvuza umuntu. Wenda nubwo mfashe urugero kuvuza umuntu, burya nuko aricyo kintu umuntu akora kigira inyungu ku muntu ariko kitagira inyungu mu buryo buri wenda bw'ibintu bifatika. Wenda muvuye ngo ni amafaranga ushoye, nimba utangiye umuntu 100,000 hazaboneka wenda n'igihumbi cy'inyungu. Oya, cya kintu utanga udashobora kuzongera kugarurirwa, nubwo wenda ngo unagarurirwemo bike mu byo washoye. ariko aho ko ndi kubyumva ndi kumva aho ntago gahari bwa bukene waba witeye, cyangwa si ibyo ni ibyago, sibyo? ibyo byaba ari ibyago bije nko muri business. uwo ari we wese arabigira rero, abo umukire abe wa wundi uciriritse abe n'umukeneye, bimugeraho ingaruka z'ibintu. ntago ibyago ntago umenya uko bije, sibyo? ahubwo ikintu turi kwibaza ubu ari wa muntu wafashe umwanzuro wo kugenda agakora, sibyo? n'undi agafata umwanzuro wo kuvuga ati ngarame ibintu Imana izabimpa, sibyo? Ngarame. abo bantu wabagereranya ubwo umwe akenye nako bombi bakenye, urumva waveba nde buriya muri abo bantu? Kugerageza nyine ni kimwe mu bintu bifite icyo bisobanuye. Nimba ibintu bikunaniye wagerageje, utandukanye n'utagerageje. Ibyo uravuga ndabyumva, ni ukuri, ariko
biragoranye kubyumva uburyo ki umuntu ashobora guhitamo kuba aho twakwemeranya keretse nimba wemeza ko atabihitamo nubwo wenda yabigiramo ariko yaba atabihisemo. ntawihitamo urumva abona bimusanga. ntabwo abona bimusanga ahubwo abigiramo uruhare kubera iki ntabwo azavuga ngo ngewe nimba naravutse nzakena sibyo ngavuge ngo ubwo nyine nzakena birarangiye sibyo ariko hari n'umuntu ubigaragaza ugasanga ntakora ugasanga muri gitondo weho uramunyura aho ugiye gukora ikiyede we ari koza akarenge sibyo ese weho uri kubyuka ujya gushaka icyo kiyede wenda uyu munsi wakabonye ejo ntako wabonye ariko byibura hari ikintu uri kugenda ubonamo we noneho ari kubyuka yoza akarenge sibyo ubwo se nubona igihumbi we yogeje akarenge ntiyayatakaje bizarangira bite uko biri kose birumvikana ko uwagize uburyo ageragezamo gushakisha abatandukanye n'utashakishije gusa hari ikibazo cy'uko hari abantu bagerageza bikanga. rero abo bantu bagerageza ntabwo turabita abakene ntabwo tubita abakene ahubwo tubita abashaka ubuzima sibyo kuko agize amahirwe ibyo yagiyemo bikamuhira yahita ava muri cya cyiciro tubitamo abagerageza akaba umuntu w'umushoramari sibyo none rero bwaneje sibyo urebye neza nkawe ubona ikiganiro tugiranye ubona ubukene nyirizina umuntu yabwitera cyangwa se yabuhitamo cyangwa se uba wumva byaba bimeze bite abakurikiye channel yacu kuri Kubu TV barimo baratwumva hari ushobora kuba abyumva ko ushobora kuba bumuzaho nkuko nanjye mbyumva cyangwa se nkuko mbyumva bumuzaho bumwizaniye atari ibintu bimuturutseho cyangwa se abyumva kimwe nkuko nawe ubyumva nkaho wenda bwaba bumuzaho bimuturutseho ariko ku iki kiganiro Young Debate icyo tuba dukeneye tuba tugamije aka kanya ni ukugira ngo abakiri bato cyangwa se n'abakuze bashobora gukurikira ibiganiro byacu bajye bagenda bamenya ese ni ukubera iki ibi n'ibi ku ruhande rwanjye ntagiye kure ubukene bw'umuntu akenshi buraza ariko akagerageza burya umuntu ukora ntabwo akena kimwe n'umuntu udakora ni ukuvuga ngo nimba nakoze nubwo nabona make ariko mbasha kuba nabona uburyo bwo kubaho nkabasha kubona iryo funguro numva twasoza dusa nkaho duhamya ko iyo wakoze nubwo utabona ibya mirenge wifuza ariko hari icyo ubona gishobora kugiraho kikuvana naho kigushyira. none abakunzi bo kuri Kubu TV tubashimira cyane kubadukurikirana ku bazadukurikirana n'abandi mwese muzajya mwibuka gukora subscribe share na comment ndetse nimba wanagikunze ukore like cyangwa se dislike niba ubona ikiganiro cyacu kitakunyuze byose bituma tugira uburyo bwo gutegura ibindi biganiro. nshimira na bwana Eugene witabiriye muri kino kiganiro. Yego urakoze cyane. Iki kiganiro gifite intego itari ntoya itari imwe ni intego nyinshi zo gushaka uburyo ki tuva mu bintu bimwe tukajya mu bindi ariko bivuye mu bitekerezo byacu twebwe ubwacu mwebwe ubwanyu kuko ushobora kuzumva iki kiganiro ushobora kuzumva iyi debate afite imyumvire wenda nkuko
nanjye nari natangiye mvuga ko umuntu atabwitera, gusa harimo ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko umuntu yakwitera ubukene. Dusoze rero dufashe umwanzuro, rubyiruko mukurikira Ukuri k'Ubu TV, mugerageze mushyiremo akabaraga. Ikintu utekereza wenda gishobora kuba hari ahantu cyakuvana cyagushyira ahandi, kigerageze. Hari abaguca intege, hari abaguhereza imbaraga zo gukomeza, ariko dushyiremo intege mu byo dukora byose. Ntabwo nakwirirwa nsubiramo kubasaba ko uwakurikiye ikiganiro yibuka akaduha komenti ku kiganiro yabonye, nimba hari ibyo wabonye byabuzemo ukatubwira ikibazo kirimo. Ibi byose bizajya bidufasha kugira ngo dukomeze tubane namwe umunsi ku munsi, biciye mu kiganiro Young Debate, tugikora kinyamwuga kandi tugerageza gukora ibyubaka igihugu, byazana iterambere mu gihugu, twirinda ibintu byashaka kuzana ibyasenya igihugu. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, naho ubutaha. Turabashimiye uyu munsi, naho twongere tubasuhuze bakunze